hageze kuko bo barahita bajya muri Marriott ndetse na bagenzi babo bari mu zindi hoteli barahita babasangayo, barimo aba babiri Baraka Mohamed ndetse na Salah baje kubategurira. Uyu Salah ni nawe wanegosiye na Rayon Sport cyane muri Bengazi, niwe uzi imicyongereza, ni nawe buri no ku biro by'iyi ekipe Bengazi no kuri centre yayikozemo, ubu ni nk'umukozi ubafasha. Yabaye muri komite nawe ari Kigali, niwe urimo uvuga ko bagitegereje igisubizo cya CAF kugira ngo bamenye niba match izaba wikoro cyangwa se izaba harimo abafana. Umukino wo niko cyumweru ku 12:00, ubwo abasifuzi nabo barazana. Abasifuza amakuru dufite bagumiye Bengazi, urumva baraza uyu munsi ikipe ije muri Marriott bajye hakurya yayo muri Sheraton. Inka yanjye amarembo ararebana. Ferwafa niwe bafatiye 4 point by Sheraton. Rayon Sport niwe bafatiye hotel. Oya, abo ngo bukafu usigaye wirwariza, umusifuza asigaye yirwariza. Oya, arabihinduye. Harigo Bengazi nabonaga bagendana n'abashatse wakwigira mu karogi kakure hiryo ukayabika ukayazigama. Oya, no kafisha usanga ariyo yishyura, ni impamvu kugira standard ya hotel. Nuzi ko ni uye ari impamvu tujya kurara Igisagara, nuko hoteli zihari n'ebyiri, urumva imwe y'abasifuzi n'indi kipe y'umushana muri bya Confederation. Rayon Sport ikeneye kwicara bakabanza bagakuraho utuntu twose twaba imbogamizi, yaba ibyizoro kare bakabyumva kimwe n'abakinnyi bakajya muri iyo mood, hanyuma bakarwana n'imitwe y'abakinnyi. Icyambere yego muri iyi minsi barahembye, ariko ntihaba hari umukinnyi uberewemo prime, kuko hari n'amakuru mfite ko kuri Peace Cup hari abakinnyi batabonye prime yabo. Itarabagera Peace Cup ya Rayon Sport ya APR. Abakinnyi bamwe na bamwe utuntu twababuza gukina. Utwo tuntu twose udukuraho ugashaka morale abantu bakajya ku murongo umwe. Oya, ariko Efrem utayafite se byabuza. Ese ni menshi kuko ntabwo ari abakinnyi benshi, sibyo? Niba kuri Peace Cup ya APR byari ibihumbi 100 wenda cyangwa 150, yabahe abantu bose bajye mu murongo umwe, ntacyo bashinja ikipe. Ibi bintu narabikubujije, ntago kuba bo kuyahabwa. Ntabwo mvuga ko byaba ikibazo, ariko ubundi iyo ugiye muri campaign nk'ingi ukuraho utuntu twose twateza inzitizi n'abanzi bashobora kuririraho. Oya, utayafite utayafite nabyo urabibabwira, ahubwo nabyo urababwira uti tuzakira match ya kabiri, tuzakira tuzabishyura muri priority. Ibiganiro ahubwo ibiganiro naho turabizi neza. Hari abantu umwaka ushize twatwaranye igikombe cy'amahoro batarabona prime za, twagiyemo kujya Bengazi birahenze, ivi na ivi mwihangana. Ibyo byose bakaganira bakajya ku rugendo bakajya mu mwuka umwe. Ibiganiro byo ndabyemera, ariko kuvuga ngo ntabwo mvuze ngo bari obrije guhita bayabaha, ariko bagomba kubitekereza. Ngujye mideni, ngujye gufata Ramberi ngo yababo ngo badakina match utayabahaye, byaba bisubiye inyuma nka bya bindi by'igikombe cy'amahoro. Ahubwo icyambere ni ibiganiro, mukagira ibyo mwemeranya ku buryo buri wese ajyamo avuga ati nubwo hari ibyo ntarabona ariko mfite icyizere cy'uko nzabibona, mfite isezerano ryabyo. Ibyo rero